aza mu myanya ya mbere mu bakinnyi ba filime b'igitsina gore bahembwa amafaranga menshi cyane kuruta abandi. Uyu anafatwa nk'umwe mu bantu ba mbere byamamare mu bakina filime ku isi yose, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuhinde. Priyanka Chopra mu mwaka w'2000 yatsindiye amarushanwa y'ubwiza mpuzamahanga maze yambikwa ikamba rya Miss w'isi, aho kino gihe yahize abandi bakobwa bose mu bwiza ndetse no mu bwenge. Ntabwo iryo kamba gusa ry'ubwiza yambitswe, ahubwo no mukobwa yanambitswe irindi kamba ry'umukobwa w'uburanga n'imico myiza mu rwego rwa Aziya, aho kino gihe ubwenge bwe ndetse n'ubwiza byose byari bimaze kuba mpuzamahanga. Priyanka Chopra yabaye umuririmbyi ndetse anakora indirimbo n'abantu bagiye badasanzwe ku isi yose, ndetse kandi anaba umukinnyi wa filime w'ikirangirire wanabiherewe ibihembo byinshi. Urubuga Forbes rwandika yuko mu bantu b'ibihanganje kandi bavuga ari kijyana, Priyanka Chopra aza muri 100 ba mbere. Uyu mugore w'ubwiza bwavuzwe henshi, aho benshi bavuga yuko adasa n'imyaka ye na busa, umugore washakanye n'umugabo warusha imyaka 10 nawe kandi akaba akunze kenshi kubigarukaho. Uyu Priyanka Chopra niwe tugiye kugarukaho amateka yabo cya none. Ikaza aho uri hose nk'ibisanzwe ni kwihangana Elisa Response. Z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1982 yavukiye mu burasirazuba bw'igihugu cy'Ubuhinde. Sumubyara ni Ashok Chopra, nyina akitwa Madhu Chopra. Ababyeyi ba Priyanka bose bakoraga akazi k'ubuganga, aho bagakoraga mu gisirikare cy'Ubuhinde. Sumubyara yitabye Imana azize indwara ya kanseri. Nyina ni impuguke bitangaje, ahanafite impamyabumenyi zigera ku 8 kandi zose mu mashami atandukanye y'ubuvuzi. Uyu mubyeyi wa Priyanka akaba anavuga indimi zigera ku 9, ibintu yanaherewe igihembo cy'ikirenga gitangwa na leta y'Ubuhinde cyitwa Highest Civilian Awards, aho kino gihe yarimo arashimirwa ku bikorwa by'indashyikirwa yakoze. Nyirakuru wa Priyanka Chopra ubyaranye nawe si umuntu usanzwe, ahubwo we yabaye imirimbanye iharanira ukwishyira ukizana kw'Abahinde, anarwanira uburenganzira bwa muntu. Nyina wa Priyanka Chopra kandi yanakoreye komisiyo y'amatora y'Ubuhinde, ayikoreye igihe kinini. Priyanka Chopra birumvikana ko aba mu muryango ukomeye. Priyanka afite umusaza w'umukurikira witwa Siddharth Chopra, aho n'umusaza wa Priyanka we atigeze akunda kuvuga mu bitangazamakuru ndetse nta nubwo akenshi kumenyekana. Ni umuntu wikundira ubuzima bworoshye, aho abantu benshi bamumenye vuba. Hari benshi bari bazi yuko Priyanka ari ikinege, dore ko yakunda kugaragara ari kumwe n'ababyeyi gusa, uyu musaza wabo adahari. Mu bwana bw'uyu mukinnyi wa filime, ababyeyi be bagiye bakora akazi kabasabaga kwiruka cyane, aho bavuga mu gace kamwe bakajya ahandi. Priyanka rero bino byatumaga akunda guhindagura amashuri cyane, ariko kandi kuri we nta kibazo byamuteraga. Yumvaga ari amahirwe yo kubashaho kumenya imico myinshi itandukanye y'abandi, dore ko ari na myinshi. Priyanka kandi rero kubw'ibyo byatumye yiga ahantu henshi hatandukanye, ariko kandi ishuri ryitwa St Maria Goretti iringiri riherereye mu Buhinde ariryo rizwi cyane, ngo yafashije n'umwana guhitinyuka ndetse no kwimenya, akamenya byinshi ibyo akunda n'ibyo yifuza mu buzima. Akiri imyaka 13 yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaragiye gukomeza amashuri ye, aho kino gihe yajyanye na nyina wabo. Aha rero nibwo yatangiye kujya kureba aho batunganyiriza filime, akabivanga no kwiga umuziki, akanaririmba muri korali. Kino gihe kandi yanahuye n'ibibazo by'irondaruhu, aho hari abana ku ishuri bigagaho bamwingaga ko bamuza yuko ari Umuhinde. Priyanka rero yaje nyuma kwinjira mu ruhando rwa sinema mu mwaka w'2002. Mu mwaka w'2002 Priyanka yagaragaye muri filime yitwa Tamizan, aho mu nkuru y'ino filime iba yubakiye ku mugabo w'umucamanza uburwanya ruswa. Muri ino filime Priyanka Chopra yagaragaye mu gake cyane, ndetse no filime biza kurangira ihombye, ntabwo yigeze ikundwa. Mu mwaka w'2003 n'umukobwa yagaragaye muri filime yitwa The Hero, aho ino filime yishyizwemo imbaraga cyane ku buryo ikigo cya Bollywood cyari cyitegereje nk'izazana agatubutse muri kino kigo. Kimara kugera hanze bamwe barayikunze, abandi barayinenga cyane, maze birangirijemo hagati. Ibintu abayishoyemo imari n'ubundi babonye nk'igihombo, ati ntabwo byari bikwiye. Mu mwaka w'2004 Priyanka yaje gukina izindi filime 3 nazo zirahomba. Yakurikije indi filime ariko niyo yahuriyemo n'ibyamamare birimo Salman Khan ndetse na Akshay Kumar. Muri ino filime iri mu bwoko bwa komedi yitwa Mujh Se Shadi Kalogi. Ino filime yakunzwe cyane, ndetse imwoza amarira yaramaze igerizwa no kugaragara muri filime, ariko kandi zigahomba. Hano ntawigeze yumva bihagije kubera ko ingaruka z'ibihombo zari zikiri nyinshi kuri we. Gusa abangaba bakinanye bari biganjemo ibyamamare, bakunze impano ye baranabimubwira, ndetse banamwizeza kuzamufasha mu bizakurikira. Mu mpera z'umwaka w'2004 Priyanka Chopra yaje gukina muri filime yitwa I Trust, aho yakinnye n'umukinnyi mukuru wa muntu ugaragara muri filime kenshi. Nibwo bwa mbere n'umukobwa
yarakinnye mu bakinnyi b'ingenzi muri filime. Ino filime yarakunzwe cyane ndetse kugeza aho bamwe mu banyamakuru ba BBC bayise Chopra film, ndetse nko kuvuga filime ya Chopra ndetse ariyo nyine Priyanka. Muri ino filime kandi aba yitwa Sonia Roy, abakinnyi n'umukobwa wacinjaga se kumukoreraho ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ino filime avuga ko yagiyeho byinshi mu buzima bwe. Priyanka hano yaratangiye kwinjira mu mitima y'abakunzi ba sinema gahoro gahoro. Mu mwaka wa 2005 yakinnye muri filime yitwa Blackmail n'indi yitwa Crime, maze n'ubundi zino zirongera zirahomba. Blackmail ba nyirayo bari bazi yuko izagera kure, maze baza gutungurwa n'ukuntu yabahombeye ndetse ku rwego rwo hejuru. Muri uyu mwaka ariko kandi nanone Priyanka yakinnye muri yindi yitwa The Lost Gangster, aho ino filime yubakiye ku mwuga wo gucuruza wari ufite uburwayi yahishaga, agashaka kwigisha umwana we wagitaragiraga ikintu yishitaho amasomo y'ubuzima mbere yuko atabaruka. Amitabh Bachchan niwe ukina role y'uno mugabo. Muri kino gihe ino filime yari kirimo gutegurwa, ubwo hafatwaga amashusho azakoreshwa. Priyanka yaje gukoreshwa afata amashusho ku ndirimbo yitwa Dumi, aho ino ndirimbo yagomba gukoreshwa muri ino filime. Aha byaje gufatwa nk'umuriro w'amashanyarazi mu buryo bukomeye, bitumara umunsi wose mu bitaro, aho ndetse ibikorwa byo gufata amashusho y'ino filime byari bimaze bisubitswe. Priyanka avuga ko kino gihe aribwo yabonye ko gupfa bishoboka, ko byashobokaga yuko hano rwose yasiga ubuzima. Yaragiye kwicwa n'amashanyarazi. Priyanka rero nyuma yaje gukurikiza indi filime yitwa Yakin, nayo iza guhomba. Aha nibwo yatangiye kwibaza impamvu akina filime zimwe zigahomba izindi zigakundwa cyane, ariko kandi arebye no ku bandi bakinnyi ba filime abona bino nabo bigiye bibabaho, maze yenda gucika intege arakomeza. Icyo atarazi nuko yaragiye mu cyo akita nk'imyitozo yamuteguraga gukina indi filime yitwa, ndetse muri rusange ino filime iri kumuhindura ubuzima. Mwaka wa 2006 niwo mwaka wahinduye ubuzima bwa Priyanka Chopra mu buryo budasanzwe, kuko yakinnye muri filime yitwa Krish. Maze ino filime imugira icyamamare cya kindi nawe utatekerezaga. Kino gihe uno mukobwa yakomeje gukina filime, maze akomeza gukaza umurego, akomeza kwamamara. Nyuma ya kino gihe Priyanka yamaze igihe kinini akina muri filime zateguye n'abandi, ariko kandi ahita afata umwanzuro wo gutangiza ikigo cye bwite cyo gutangiza filime kugira ngo nabashe kugira urwego rumwe avaho maze agere ku rundi. Uno mushinga yawufatanyije na nyina umubyara. Nyina byabaye ngombwa ko ahagarika akazi yakoraga k'ubuganga, maze nawe yinjira mu ruganda rwa filime n'umukobwa we Priyanka Chopra. Kino kigo cya Priyanka bakise Papo People Productions, aho ari ikigo cyaje gifasha abantu gutunganya filime ndetse no kwandika script z'izindi filime. Priyanka afatanyije na nyina n'abandi bafashije abantu bafite impano yo gukina filime, ariko kandi batarabona bagaragariza impano zabo ku buryo babashije kugera ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo ari gukina filime gusa Priyanka yakoze, yanabaye umuhanzi. Indirimbo ye ya mbere agiye hanze mu mwaka wa 2012, ino ndirimbo ikaba yitwa In My City. Ino ndirimbo yakoranye n'uwitwa William wo mu itsinda rya Black Eyed Peas, aho ino ndirimbo yerekanye ko uno mukobwa afite impano nyinshi, dore ko uretse gukina filime, uretse ashobora no kuririmba, uretse akomeza kuririmba akora n'abandi bahanzi b'ibihangange Peaceful mu ndirimbo bita Sotic igiye hanze mu mwaka wa 2013. Ndetse Priyanka anakora n'izindi ndirimbo kandi zagiye zikundwa ndetse ziranarebwa. Uyu mukobwa kandi ndetse no kuririmba nk'uko wamaze kubyumva, mu mwaka wa 2000 niwe yabaye nyampinga w'isi yose, maze ahegeka abandi bakobwa benshi bari baje bahagarara ibihugu byabo muri ano marushanwa y'ubwiza ku rwego mpuzamahanga. Priyanka Chopra mbere yuko yitabira n'ejo irushanwa rya nyampinga w'isi mu gihugu cy'Ubuhinde, yabanje kuba amarushanwa y'umukobwa wazajya guhatanira igihugu cy'Ubuhinde mu marushanwa ya nyampinga w'isi yose, maze birumvikana birangira Priyanka Chopra utsinze. No mukobwa yakundiye kenshi ubwenge yari afite, ndetse benshi bemeza yuko ibyo yakoraga n'ibyo yavugaga byari by'abantu bakuze ugereranyije n'imyaka ye. Icyo gihe rero ubwo yitabiraga irushanwa rya nyampinga w'isi yaje guhabwa rino kamba, atsinda abandi bakobwa bari bahanganye, ndetse kino gihe agarura ikamba mu gihugu cy'Ubuhinde n'ubundi, dore ko ari abahinde benshi bari barabajije kuryegukana. Kugeza uyu munsi igihugu cy'Ubuhinde kinaza mu myanya ya mbere mu bakobwa bamitwe ikamba rya nyampinga w'isi. Ku bijyanye n'ubuzima bw'urukundo, ntabwo ushobora kuvuga amateka ya Priyanka Chopra ngo nurangiza ibyo ngibyo byibagirwe,
kugeza ubu ngubu Priyanka Chopra arubatse, anafite umugabo bafitanye umwana, ariko kandi mbere yuko agira aho ngaho rushinga yabanje guca mu buzima bw'urukundo yagiranye n'abantu b'igitsina gabo bagiye batandukanye. Umuntu wa mbere avuzwe mu rukundo na Priyanka Chopra yitwa Asim Merchant, n'umugabo yambaye muri filime z'abandi zitandukanye, ko bakundanye akigera mu kigo cya Bollywood. Amakuru yatanzwe na Prakash, umwe yahoze ari manager Priyanka, yavuze ko urukundo rwa Asim na Priyanka rwa rukundo rurimo ibibazo bikomeye ku buryo bahoraga barwana, ngo Priyanka ubwo yanashatse kwiyahura. Ahubwo kandi birumvikana urukundo rwabo rwaje kurangira. Hailey Bhatia uzi mu bikorwa byo gutegura no kuyobora amafilime, umwana we yaje na gukundana na Priyanka, ariko kandi ibyo byaje kurangira urukundo rwabo akenshi rwabagamo ibibazo. Undi musore witwa Shahid Kapoor wambaye muri sinema z'Abahinde wavuzwe mu rukundo na Priyanka, amakuru atanzwe n'inyamakuru bitandukanye by'Ubuhinde, aho ariko kandi mu rukundo rwabo narwo rwaje kuzamo ibibazo maze birangira batandukanye. Akshay Kumar nawe ni icyamamare cy'Abahinde wanakinnye filime zitandukanye, abafana babo kenshi bakunze ukuntu bakinana, ukanabona rwose ngo bajyanye, ngo bira kenshi abantu babwira ko abantu bajyanye, bituma Akshay atangira kutereta Priyanka Chopra, baza gukundana. By'urukundo rwabo no bombi baje kubihakana, nta n'umwe bigeze babyemera ngo bavuge yuko byize bakundana. Bivuga ko Priyanka uyu nguyu ari umwe mu musore yakunze ndetse akanabishimira mu buryo bukomeye. Hari undi musore witwa Tom, nawe ni umukinnyi wa filime, aho uyu nguyu nawe yakivuzwe mu rukundo na Priyanka Chopra. Urukundo rwabo rwaje kugera ku iherezo nta n'igihe kinini rumaze. Mbere y'abo basore bose Priyanka Chopra nta n'imwe yapfuye kugenda ngo ajye imbere y'itangazamakuru avuga abasore bakundana. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu yirinze cyane ubuzima bw'urukundo, yari yaragerageje uko ashoboye ngo abugire ibanga. Umusore witwa Nick Jonas yaje gutsindira urukundo rwa Priyanka maze yemera kumubera umufasha, birangira banarushinze, ndetse kugeza uno munsi banafitanye umwana w'umukobwa witwa Marty Marie Chopra Jonas. Priyanka Chopra ajya guhura na Nick Jonas bahuye mu mwaka wa 2018. Kino gihe mu rukundo rwatangiye kubunganungwa bakibonana, aho bwa mbere kino gihe bahuriye ku muntu inshuti yabo bombi bari bahuriyeho, baribwiranye baraganira bahuza urubwiro, maze umwe yishimira undi bahana nimero zabo, batangira kuzajya bandikirana kuri telefone ariko kandi batavugana. Baje kubugura imbona nkubone bagiye mu birori bya Met Gala, ibirori bikunze guhuza abantu b'ibyamamare. Priyanka rero kino gihe yicengereye na Nick Jonas, abantu bari muri bino birori barumirwa. Ntabwo ari ibintu byari bisanzwe kuko mu bihe bitandukanye Priyanka Chopra yabaga ari kumwe n'abantu inshuti ze, cyane cyane b'igitsina gore cyangwa n'itsinda ry'abagabo benshi, ku buryo utavuga ngo runaka niwe bakundana. Yese yinjira mu rukundo byimbitse n'uno mukobwa, batangiye kuzajya bifotozanya batemberanye n'inshuti zabo bombi mu bwato, ubona Priyanka na Jonas bishimye cyane. Ikibazo cyari kiraha, Priyanka arusha imyaka 10 Nick Jonas, aho kino gihe abantu batangiye kubwira Priyanka bati kubera ukirimo gukundana n'umwana washatse umusore mukuru byibuze ukurutaho gato cyangwa nanone mukamungana mu myaka. Priyanka ati icyangombwa nuko namuhatira kunkunda, ruriya rukunda nkunda yishimiye kandi nanjye nkaba nishima narwo, nabwo amagambo yo ku ruhande ariyo yatuma havuka ibibazo. Byarakomeje bigeze ubwo bashyira ku rundi rwego biza no kugera ku bukwe, maze Priyanka avuga nyuma yuko kumara igihe kinini atinya kwinjira mu buzima bw'umugore n'umugabo, ariko kandi yaje kubona Nick maze yumva none ashatse kwitwa umugore w'umugabo. Yavuze ko igihe cyo gushaka kizana, kure ko atari ibintu yagiye ngo yicare atekereze ko bizaba. Yaravugaga ati njye nikigera nzabikora, ariko ntabwo ari ibintu nzategura. Nick Jonas umugabo wa Priyanka ubusanzwe nawe akora akazi ko kuririmba, ni umuririmbyi uzi muri Amerika uririmba n'abavandimwe muri Jonas Brothers nk'uko nyine bitwa bano, banatumirwa mu bitaramo bikomeye, aho banafite indirimbo zagiye zirebwa inshuro nyinshi. Itsinda rizwi cyane muri Amerika, aho bano bose baratangiye bakiri bato. Itsinda ririmo umugabo Priyanka Chopra rikaba rinakina filime, aho ibyo gukina filime urebye ari ibintu bakoraga kera bakiri abana. Hari filime yagarutse ku buzima bwabo ariko kandi mu buryo bwa komedi, maze Priyanka arimo arasobanura uburyo abana n'umugabo we warusha imyaka 10. Priyanka ati twese tubaho twigishanya, ni nk'uko afite ibintu byinshi yigisha birimo TikTok n'ibindi bintu bigezweho mu bikorwa n'abantu bakiri bato. Ati rero nanjye mwigisha ukuntu umuntu ashobora gukina filime akagera ku rwego ruhambaye. Ikindi kandi Priyanka yavuze asa nk'urugwetero rwenya, yagize ati umugabo wanjye Nick Jonas afite abavandimwe be birirwa kuri Instagram buri munsi bapostinga bakanandika ibintu bitandukanye, ariko njyewe bose uteranyije umubare w'abantu bakurikira ndabakubye, nta n'umwe wagera mu cya kabiri cy'abantu bankurikira.
Mu bindi wamenya kuri n'umukinnyi wa filime twasabwe na benshi, Priyanka Chopra afite ubwoko bw'amaraso bwa O. Avuga ko mu buzima bwe bwose umwe mu bahanzi akunda cyane ari Tupac Shakur. Aho rimwe umunyamakuru wa BBC yigeze kumubaza ko biramutse bibaye ngombwa maze Tupac ngo ikintu yamwisabira, Priyanka yaravuze ati napfukama maze nkamusaba yuko yazambera umufasha. Priyanka Chopra kugeza uyu munsi ni cyamara ukurikirwa kurusha abandi bose ukurikirwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu akurikirwa na miliyoni zirenga 90. Uyu mugore kandi afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Priyanka Chopra kandi umwana afitanye n'umugabo we ntabwo yigeze amutwita, ahubwo yifashishije ikoranabuhanga ndetse n'umubyeyi wo ku ruhande abari batwitira. Priyanka yavuze ko atari ngombwa gusangiza abantu impamvu zabimuteye, ariko kandi ko icyo bakwiriye kumenya atari uko yabikoze kugira ngo agumane ubwiza nk'uko benshi byagiye bivugwa. Priyanka kandi afite tatuwaje ku kuboko kwe, tatuwaje yanditseho ngo umukobwa wa papa. Tatuwaje yashyizeho mu mwaka wa 2012 habura umwaka umwe ngo se yitaye Imana. Si umubyara niwe muntu yakundaga, ngo se umubyara ni yaramuvunnye cyane mu buzima bwose ku buryo bitaza kuba se kugeza ubu byari kuba bigoye cyane yuko Priyanka tuzi ari twari kuba tuzi. Avuga ko yagiraga ku ntsinzi runaka se ari we muntu wayishimiraga nko kurenza ahubwo buryo mu yayishimiraga. Si umubyara Ashok Chopra yitabye mu mwaka wa 2013 aho urupfu rwa se rwababaje umukobwa cyane ku buryo kuva kino gihe avuga ko rwanze kumushiramo. Uretse kuba ari umukinnyi wa filime anagira n'impano yo kwandika, aho Priyanka Chopra kuri ubu arimo arandika igitabo cyagombaga kujya hanze mu mwaka wa 2019. Kino gitabo cyaje ku 2023 aho yaje kuvuga ko afite byinshi byo kwandikamo. Nyina ubyara Priyanka Chopra avuga indimi 9, afite impamyabumenyi 8 yakuye hagati mu mashuri 8 yagiye yiga. Nyina ni umuhanga ku buryo yahawe igihembo ngaruka mwaka cyatangiye ukwezi kwa mbere ku itariki ya Repubulika mbere y'Ubuhinde yabereyeho ubwo mu mwaka w'igihumbi 1950. Kino gihembo leta y'Ubuhinde yahaye nyina ya Priyanka. Igihembo gihabwa umuntu ku giti cye, itsinda cyangwa se ikigo cyangwa urwego runaka ku mpamvu z'urwego rw'ibikorwa runaka by'ikirenga. Ngayo nguko amateka ya Priyanka Chopra muzi. Yari kwihangana Elsa Leponse musanzwe mumenyereye mu byegeranyo bigiye bitandukanye. Yari kuri Anatali TV Show. Ndakwibutsa kugira ibihe byiza, komeze kudukurikirana, ukore subscribe, share, like na comment. Ngayo nguko amakuru y'umukobwa mwiza ku isi wanayoboye abandi mu buranga, akageza igihe yitwa Miss w'isi, agabwa ibihembo byinshi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.